position mesdames et messieurs. kirere kuri gahunda tw'iteraniro rinini dusanganiye umwami wacu quick match slow match quick match
Kanzari abasirikare baba musaza bagiye intambwe muri ari kuri abasirikare reka dukomeze kubaha amashyi y'ubutwaya Merci beaucoup, Monsieur Obédé, pour la présentation de la marche. Mesdames et messieurs, applaudissez pour ces enfants. Applaudissez très fort. Merci beaucoup. Alors, après la marche, on va devoir passer présentation des versets bibliques, c'est-à-dire des études bibliques que les enfants avaient apprises ici à l'école. Gusubirisha handitswe ngo reka rero dutangirane n'abana batugezaho amasomo ya Bibiliya mu ndetse no mu Gifaransa no mu Cyongereza. Aho hose bagira nibahura na Bibiliya y'Igifaransa bazayisome biboroheye, nibahura n'Icyongereza umubwiriza icyaka n'umurongo wa 13 bavuga ngo iki haravuga ngo umusore w'umukene ufite ubwenge aruta umwami ushaje gupfapfa ukagendera kugirwa inama. umubwiriza icyaka n'umurongo wa 13 bavuga ngo iki haravuga ngo umusore w'umukene ufite ubwenge aruta umwami ushaje gupfapfa ukagendera kugirwa inama. Zaburi ya 22 umurongo wa 4 havuga ngo iki haravuga ngo neza Uwiteka n'ikigali cyo nzashaka n'ukuba mu nzu Uwiteka iminsi yose nkiriho nahere ubwiza bw'Uwiteka nitegereze urusengero rwe. Yobu 28 umurongo wa 28 haravuga ngo batibwira umuntu iti kuba Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha
imigani 22 umurongo wa 6. haravuga ngo menyereza umwanya inzira akwiriye kunyuramo asanga igashaka atayivamo. Luka 18 umurongo wa 15. haravuga ngo nuko bamuzanira abana bato babakoreho ariko abigisha bari barabacyaha. Maze Yesu arabahamagara ati mureke abana bato basangwe ntimubabuze kuko bameze batyo ubwami bw'Imana ari ubwabo. Ndababwiza ukuri yuko utera ubwami bw'Imana w'umwana muto atazakwinjiramo na hato. Imigani 30 umurongo wa 17 bavuga ngo iki? haravuga ngo ijisho ry'useka se akanga kumvira nyina bizaba ngombwa n'ibikono byo mu bikombe kandi ibyana by'ibisiga bizarimira. Luka igice cya 2 umurongo wa 48 gukomeza. haravuga ngo bamubonye baratangara. Nyina aramubaza ati mwana wanjye ni iki cyatumye tugenza gutyo? Jye na so twagushaka dufite umutima wakaze. Arabasubiza ati mwashakiraga iki? Ntimuzi ko bikwiriye kuba mu rugo rwa data. Ntibasobanukirwa n'iryo jambo babwiye bagaruka mu mujyi wa Nazareti. Ibyo byose birakomeza kubirika mu mutima we. Yesu akomeza kumenya ubwenge abyumva ashima n'Imana n'abantu. Imigani igice cya 1 umurongo wa 8. haravuga ngo mwana wanjye jya wumva icyo se kwigisha kandi ntuganyire ibyo ntukagutegeka. Zaburi ya mbere. Zaburi ya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 6. haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi n'abayobora n'abanyabyaha ntiwicane n'abakobanyi ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uzabona igiti cyateye hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo igihe cyacyo ibibabi byacyo ntibyuma. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo ahubwo bahana n'umuranga utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma bemera batirwa mu munsi w'amateka n'abanyabyaha bazatirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi ariko inzira y'abanyabyaha izarimburwa. Imigani igice cya 12 umurongo wa mbere. haravuga ngo ukunda guhugurwa abakunda ubwenge ariko uwanga guhanwa abasanirwa. Umuntu mwiza azahurira ku Uwiteka ariko azatsinda ugambirira ibibi. Nta muntu ukoreshwa no gukora ibibi kandi umusuma umukiranutsi ntuzarandurwa. Umugore w'ingeso nziza abera umugabo w'ikamba ariko ukoze isoni nibwo ikimungu kiri mu magufwa ye. Yohana igice cya 1 umurongo wa 12. haravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Imigani igice cya 2 umurongo wa 6. haravuga ngo Uwiteka niwe utanga ubwenge mu kanwa ke havamo kumenya no kujijuka. Zaburi ya 91. biravuga ngo uba mwiza w'isumba byose azaba mu gicumbi cy'ibishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira. Imana yanjye niringira kuko izagukiza ikigoyi cy'umugoyi namukigirigura. Azakumurikiza amoya ye kandi uzajya uwugira munsi y'amababa ye. Umurava w'imigabo n'icyuma bigukingira. Igitego cyane nijoro kizagutinyisha cyangwa imana igenda ku manywa cyangwa ikigenda mu mwijima cyangwa kurindira gutera mu kanwa yawe. Arandika uzaza ku rugo rwawe arandika uzaza ku ruhande rwawe ariko rero bizakugeraho uzabirebesha amaso yawe gusa ubona ibihembo by'abanyabyaha. Kuko ariwe kugira abantu Uwiteka wagira isumba byose ubuturo nuko nta kibi kizakuzaho kandi nta kizago kizegereye abajyawe. Kuko wakunze ingoma uzayibata umugunzi w'inani ry'Yehova. Kuko wakunze amaramata nibyo bizagukiriza. Nzagushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyamagana ahera yitabe nzabana nawe mu makuba mu muryango
Amen. Moi je sais que mon docteur est vivant par il s'élèvera sur la terre et après cette fois il est détruit et on est marché. Je verrai Dieu, moi je verrai à moi propice mes viendront et l'autre mais reste continuer à mon seul. Abose ekabalipike no mu Kinyarwanda yo gutumira ikintu umurongo wa 25 bavuga wiki Usiza mafuta kumurwe igikombe cyane cyaseseka nukuri kugira itureza twabazi yuzanya iminsi yose ngiro nanjye nsaba mutuwiteka iteka ryose. Amen. Psaume chapitre 23 verset 1 à 6 dit Castigue de ta libre, l'éternel est mon berger, je ne m'inquiéterai, il me fait reposer dans des mains précieuses, il me dirige vers des eaux paisibles, il me sauve la nuit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Là où l'Éternel tombe à ton sourd, tu places devant moi inébranlable, en face de mes adversaires. Tu inspires ma tête et ma coupe déborde. Tu les bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. imigani igice cya 20 umurongo wa 11 Aravuga ngo umwana ategekana gukora imirimo iboneye kandi itunganye ugutwi kumva ijisho rireba byabibyaye Uwiteka ntugakunde kuryamira kugira ngo utazagera ahandi wabukure uretse mu Rwanda no muri Afurika nta handi wapfa kubona ikigo cya